Silence wakise poroje ya Ikigo Good Life Medicine cyakuzaniye imiti y'akataraboneka, abagabo bikinisha, abagabo barangiza vuba, abagabo babura ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, indwara zifata abadamu nk'ama infection, kubura amavangingo ndetse no kubura ubushake, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asima, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Good Life Medicine ikora mu mujyi wa Kigali muri Shike. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 07866972karindwi. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Good Life Medicine, abaganga babo bayikugezaho kubera ko bakora na DHL. Akarusho ku batuye muri Amerika, Canada ndetse no mu Burayi wishyura ari uko imiti yakugezeho. Ituma bakunda yayo yasigaye. Niyo mpamvu ina interview hano ndakwakira igihembo cy'umusivile wafashije inzego z'umutekano kugarura umutekano mu gihugu no kugabanya imidugararo muri rubanda. Igihembo cy'umusivile neza nge baba mu mudari n'impeta za gisirikare, nge ndi umusirikare uzabeshye bene wayo. Oya, abasivile hari ibihembo tujya tubaha. Urugero tugahita tuvuga tuti niwe uzagendera ku ifarashi mu Rwanda wenyine bura nka siniya. Hari ibintu barafashije igihugu, niyo mpamvu ari we wenyine ugendera ku ifarashi. Nta wundi munyarwanda wagendera ku ifarashi kuko ibyo nkanjye nakoreye igihugu nta wundi urabikora. Sasa uyu nawe Kido aramubwira bati rwose Kido numfasha ndi bugusabira ibihembo byawe by'umwihariko nk'umuturage w'indashyikirwa mu bandi muri iki gihugu cya Korea, nk'uko bita siniya ku ifarashi ari indashyikirwa mu Rwanda. Ariyo mpamvu nemererwa kugenda ku ifarashi njyenyine. Yemera dufatanye ngende umusirikare, ibintu tubivamo twese turi bazima. Ndakwakira igihembo nk'umuturage mwiza ukunda igihugu rwose. Nta nubwo uzongera kujya gukora umuganda weho. Bazajya bawugukorera, banagutamike nk'icyana cy'inyoni, bakugene n'akawunga n'umuceri bya buri munsi. Hanyuma rwose bajya banaguhemba buri kwezi kuri konte yawe. Ugira igifi n'ifiriti nka siniya ku ifarashi. Baguhe n'ifarashi ujye ugendaho. Hanyuma bakubakira n'amasitasiyo ya esanse menshi iri yawe. Apana iriya esanse nkeya namwe uri kunyishyuza. Yakanobyemo utabibonye asubiza inyuma. Ati rwose bazakubakira sitasiyo dore ngibiriya do. Ati rwose basakugura na sitasiyo nyinshi za esanse mwisomere hasi ngibira nafashe pause ku buryo utazongera no kwirukanka unyishyuza ka esanse gakeya nka kariya nanyweye. Uzahita uhinduka nyira amasitasiyo nkuko sini yari nyira amahiti n'amanoti. Nawe uzahita uba nyira amasitasiyo ya esanse. Za sitasiyo zose z'i Kigali bazigira izawe. Utunge za SP za Kobiri zizahita zibizawe ku buryo uzajya unywera aho ushaka ukica ugakiza. Mwana ko nabandi boss kibitekerezo ni cyakido ese muzangurana na mashini nge ndeba filme cyane rwose kiri kibitudu ibyo dashaka muzangura nifata buguzi kwa sini yanjye ndeba Agasobanuye cyane nifata buguzi muri burarirwa nge ngwa ibyeri. Uyu mudokita ibyizi mbwarabizi cyane, ni umwe mu bari bafite laptop zikontorora aziziho byinshi ko bigaragara. Dr. Tizimbwa ntabwo zigeze zihunga ahubwo zihishe ziracyahari, zitegereje twese ko dusohoka ngo zitwicire rimwe. Zifite ubwenge nk'ubw'abantu. Ibaze ariko nawe imbwa zijya gushyirwa mu rwego rwa gisirikare noneho rwa special forces ku buryo zijya kujyanwa aho rukomeye, igihugu kikizera ngo izi mbwa nituzijyana muri iri shyamba zirica abanzi bacu bose zibamare ubundi zigaruke. Urumva ko nimbwa zimeze nk'abantu just. Uyu mudokita impamvu avuga ati ngenda zizi ziriya mbwa ntabwo zahunze ahubwo zariye kavari zihishe zitegereje ngo twese dusohoke. Ikigo Good Life Medicine cyakuzaniye imiti y'akataraboneka, abagabo bikinisha, abagabo barangiza vuba, abagabo babura ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, indwara zifata abadamu nk'ama infection, kubura amavangingo ndetse no kubura ubushake, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asima, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Good Life Medicine ikora mu mujyi wa Kigali muri Shike. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 07866972karindwi. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Good Life Medicine, abaganga babo bayikugezaho kubera ko bakora na DHL. Akarusho ku batuye muri Amerika, Canada ndetse no mu Burayi wishyura ari uko imiti yakugezeho. Mbwa zose undi ati ntabwo ariyo boss waziriya mbwa zose, ahubwo ziriya mbwa zose ziri hariya ni kopi
yiriya E9. Umva amagambo bivuze ngo izi mbwa zose zivuka kuri iyi E9. Ati iyi E9 ibyo iri gukora n'izi mbwa zayo zindi ziri kumwe nayo hano twita nk'abana bayo, si uguhiga si no kwica bisanzwe, ahubwo ziri gukora revenge. Izi mbwa ziri kwihorera kuko abavandimwe bazo n'umwana wazo wundi n'abana bazo bandi twishe. Bivuze ngo E9 ni mama w'izi mbwa zose ziri hano, ni clone. Kumwe bafite DNA bakareba ukuntu umuvaho iby'imbwa turabyitaho nyuma. Sasa abahagarariye apology y'izi mbwa ntago bashaka kijya muri rubanda ngo rubanda bamenye ko leta iri gukora imbwa zajya mu rwego rwa gisirikare zikore nk'abasirikare kandi
Ikigo Good Life Medicine cyakuzaniye imiti y'akataraboneka. Abagabo bikinisha, abagabo barangiza vuba, abagabo babura ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, indwara zifata abadamu nk'ama infection, kubura amavangingo ndetse no kubura ubushake, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asima, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Good Life Medicine ikora mu mujyi wa Kigali muri Shike. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0786692777. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Good Life Medicine, abaganga babo bayikugezaho kubera ko bakora na DHL. Akarusho ku batuye muri Amerika, Canada ndetse no mu Burayi, wishyura ari uko imiti yakugezeho.